Neza nshuti zanjye nikaze kandi ni karibu kuri YouTube channel Dr. Gasangwa Patrick. Nk'uko bisanzwe rero ndabaha karibu kuri no YouTube channel, tugiye kuganira ku ngingo y'ingenzi. Uyu munsi ndabagezaho inkuru ikomeye ku buryo bushya bwo kubyara butuma abagore babyara batababaye cyane, ntibabagwe kandi umwana agasohoka neza. Ese waba wari uzi ko haba hari uburyo bushya bwo kubyara bwatangiye mu bihugu bitandukanye byinshi cyane ku isi kandi bugaragaza impinduka nyinshi mu kurinda ububabare, gutinda kubyara ndetse n'ingaruka ku mwana? Ibi byose biragabanuka. Uburyo ni ubuhe? Ufite amatsiko? Ariko ino video n'ikigamije cyo ngusaba ni ugukanda subscribe kuri YouTube channel Dr. Gasangwa Patrick nimba utarabikora, kugira ngo video zitandukanye turakomeza kujya tubashyira mu minsi iza, hatazagira n'imwe igucika utayirebye. Ikindi, isangiza zino video abandi babyeyi kuko nabo bakeneye ubumenyi, ndetse n'umugabo wawe ashobora kugufasha kuri ino video kugira ngo umenye uburyo bushya bwo kubyaramo ababyeyi benshi batari bazi. Uburyo bufasha mu kuvura ububabare ndetse bugabanya n'ibyago byo kubagwa umuntu akabyara neza. Ubu buryo rero nibwo tugiye kurebera hamwe. Birashoboka ko mu gihugu cyawe bwahageze no mu bindi bihugu bitandukanye. Impamvu ino video ari ingenzi, wowe witegura kubyara cyangwa se uteganya gutwita, kugira ngo uzamenye uko ushobora kubyara neza utababaye ndetse ukaba utanabagwa, kandi bikarangira ubonye umwana ufite ubuzima bwiza, aricyo twese ababyeyi tuba twifuza. Reba rero ino video kugera ku musozo, ntihazamo za ibintu bitandukanye, twavuga ads, nazo uzirebe kuko byose biba bidufasha. Ariko icy'ingenzi kandi subscribe nimba utarabikora. Reka tube rero hamwe uko kubyara byari bimeze kera. Buriya mbere nyine cyangwa se mu minsi yagiye ishira, ababyeyi benshi babyaraga ku buriri bonyine bameze nk'abatererana. Tuzi ko kera umuntu nyine yabyariraga mu rugo iwe, ariko ibi ntabwo bikigezwe, ntabwo bikemewe, ntabwo kubyara mu rugo byemewe. Ugomba kubyarira kwa muganga, aho isi igeze nta muntu ukibyarira mu rugo. Ikindi, ntihabagaho amahitamo yo guhitamo uburyo bworoshye bwo kubyara. Tuzi ko muri ino minsi umuntu ashobora kuza kwa muganga agahitamo kubyara abazwa, ariko kera ibyo ntibyabagaho. Umubyeyi yahitagamo kubyara mu buryo bumwe gusa, wenda akabyara agaramye. Ubundi nibwo buryo ababyeyi benshi babyaragamo mu minsi yashize. Kugira ngo umubyeyi abyara yaragaramaga nyine ku gatanda kateguwe n'aho yaba ari kwa muganga, ubundi muganga akamuha kuraje, akamufasha gusunika umwana. Ariko ubu hagiye haza ubundi buryo bwo kubyaramo bushobora gufasha umubyeyi kumugabanyiriza ububabare kandi akabyara vuba byihuse, n'umwana akaza ameze neza. Aho twabikuye rero ni kuri ACOG Guideline 2020 bigaragaza ko kubyara ugaramisha kongera ububabare no gutinza isohoka ry'umwana. Ese ibi wari ubizi? ACOG turukana ko ari American Academy cyangwa se American College of Gynecology. Igice gikurikira tugiye kurebamo uburyo bushya bwo kubyara, ari nayo ntego nyamukuru ino video. Ese ntufite amatsiko yo kubimenya? Ese hari ubwo waba ukeka? Twandikiye muri comment. Ese hari ubwo waba warakoresheje? Twandikiye muri comment kugira ngo uhe ubuhamya abandi babyeyi bakurikiye ino YouTube channel nabo bazajye kwa muganga bahitemo biteguye. Icyambere ni ukubyara rero umubyeyi ahagaze cyangwa yicaye. Kubyara uhagaze neza cyangwa wicaye. Umubyeyi yicara ku ntebe tuyita special, birinda kubagwa no gutinda kubyara. Ikindi, ino ntebe igabanya stress ku mwana n'umubyeyi, kubera ko iyo uhagaze umwana kumanuka biroroha kuko ni gravity, bitandukanye na wundi wari uryamye agaramye. Ni mpamvu buno buryo bugeragezwa, nubwo muganga ashobora kugusaba kubugerageza, wagera igihe cy'uko umwana agiye gusohoka akagusaba kuryama kugira ngo wenda umwana ataza ngo yiture hasi. Uburyo bwo kubyara uhagaze ni bwiza cyane. Uburyo bwa kabiri ni water bath, kubyarira mu mazi. Ese wari uzi ko bibaho cyangwa bishoboka? Umubyeyi yinjira mu kintu kirimo amazi menshi, amazi ashyushye mbere yo kubyara. Bifasha rero gukuraho ububabare no gutuza umwana agiye kuvuka. Sibyo rero baragenda bakakwicazamo mbere yo kubyara. Water bath. Scientific study, water bath study group UK bagaragaza ko amazi ashyushye agabanya contraction pain ku gipimo cya 60%. Uvuga ngo amazi ashyushye agabanya uburibwe bw'igise ku gipimo cya 60%. Umuryango w'abibumbye OMS igaragaza ko uburyo buhindura umubiri, bityo bikagabanya ibyago byo ko umuntu yabyara abazwe, C-section rate. Ibyiza by'ubu buryo bushya bwo kubyara: icyambere, umubyeyi ahitamo uko yumva yakwihanganira ububabare. Ikindi, abaganga barafasha ariko ntibategeka.
Ikindi umwana avuka hatabayeho stress nyinshi, bivuze ko umwana amahirwe yo kunanirwa aba ari make. Ibyiza rero byagaragaye bigabanya kubaga ku gipimo cya 45%, ikindi bigabanya ibikomere ku myanya ndangagitsina, kwa kundi umuntu yabyaraga agacika cyane mu myanya y'ibanga, ibi biragabanyuka. Ikindi kongera kwishimira igikorwa cyo kubyara, kubera ko utababaye, birumvikana umubyeyi azataha yishimye, bitandukanye n'uwababaye cyane. Aho rero ibi bikorwa nuko wabisaba. Hari ibitaro byinshi bitandukanye muri Afurika bigenda bibikora, ushaka kujya ukabyarira. Hari santere z'ababyeyi zemewe n'ubuzima bwiza bwo kubyara, birth center nazo zagufasha. Ibyo umubyeyi agomba kumenya ni uguhitamo neza aho kubyarira, ibitaro bifite ibikoresho byuzuye n'abaganga babizobereyemo, guhabwa amakuru na muganga umukurikirana hakiri kare, no gutegurwa mbere na muganga, ukaba uzi nyine uburyo uzabyaramo. Cyose rero kugira ngo ababyeyi babimenye, ni ubukangurambaga mu bitaro bikozwe n'abaganga n'abaforomo, kugira amahugurwa yihariye, guhabwa amahitamo ku buryo bwo kubyara ku babyeyi. Icyo wakora ni ugusangiza aya makuru ku bandi babyeyi bose, ndetse kumenya uburenganzira bw'umubyeyi mu gihe cyo kubyara ni ingenzi. Tuzagira ntabwo ukwiye kwemera ko kubyara mu buryo bumwe gusa kuko aribwo bakubwiye, ahubwo menya uburenganzira bwawe, menya amahitamo ufite, kandi uhitamo ko ushaka kubyara hatitaye ku myaka ufite cyangwa se uburyo wumva. Jya usaba rero ibikubereye. Ndabibutsa ko iyi video idasimbura ubuvuzi. Niba ufite ikibazo ugana ivuriro rikwegereye, ahubwo igamije